sinakwibagirwa ibyiza utugirira ubabarira ibyo twakiraniwe iyo tunaniwe uduha ku mazi tugasindagira twegera umunota umwe imbere yawe twagereranya imyaka n'ijana watubereye isabato nziza ibyiza utugirira namiwe ubabarira ibyo twakiraniwe iyo tunaniwe uduha ku mazi tugasindagira twegera umunota umwe gusa imbere yawe twagereranya imyaka n'ijana watubereye isabato nziza watubereye ubwisho bwiza ugira neza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza ibihe n'ibihe haleluya Mana uri mwiza uri mwiza Mana uri mwiza Mana uradukunda ninde utagushima ninde utakuramya mwami wawe haleluya Hallelujah.
wongeye guca kanzu tugushime tuguhimbaze udutera n'ibiti ku migezi ngo twere imbuto wongeye utazihumure tugushime tuguhimbaze wongeye guca kanzu tugushime tuguhimbaze udutera n'ibiti ku migezi ngo twere imbuto wongeye utazihumure tugushime haleluya wongeye guca kanzu tugushime thank you Lord udutera n'ibiti ku migezi ngo twere wongeye utazihumure tugushime nawe wongeye utazihumure haleluya guca kanzu umwami w'abantu tugushime udutera haleluya ku migezi ngo twere wongeye utazihumure tugushime thank you Lord hallelujah kuko wowe mwami uri mwiza cyane kandi witeguye kubabarira wuzuye imbabazi kuba kwambaza bose ku munsi w'amakuba yanjye no ku ibyago byanjye zakwambaza kuko uzansubiza nami mu bigirwamana byose nta gihwanye nawe kandi nta mirimo ihwanye n'iyawe
amahanga yose waremye azaza kwikubita imbere akuramye, kandi bazahimbaza izina ryawe kuko ukomeye kandi ukora ibitangaza. Ni wowe Mana yonyine. Mwami Imana yanjye we, nzagushimisha umutima wanjye wose, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose, kuko imbabazi ungirira ari nyinshi cyane, kandi wakijije ubugingo bwanjye ntibwajya ikuzimu ko hasi. Abo bose bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Mana uri mwiza.